turabaramukije mwese abaduteze amatwi uyu munsi muri mugoroba. Twishimiye kuganira namwe ku ijambo ry'Imana ritwereka ubutumwa bwiza bw'ubwami, kandi n'ubutumwa buheruka, n'ubutumwa bw'imbabazi bugiye guhetura iyi si maze Yesu akagaruka tugataha iwacu mu ijuru. Yewe mugiye kuganira nawe ni twa Muzungu Yohana Berekimasi. Shimiye cyane Imana yo impaye akagahe, ariko mbere yuko tuganira reka tubanze twiragize Imana mu masengesho tuyihaye icyubahiro dupfukamye. Murakoze. Turagushimye Data ukiranuka uri mu ijuru ryera, izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro. Tugushimiye urukundo dukunda rwaguteye gutanga umwana wawe ukunda kugira ngo apfe ku bwacu tubone ubugingo. Twongeye kugusaba utubabare amafuti yacu, uturebera amaraso ye nk'abakiranutsi, amazina yacu akomereze mu gitabo cy'ubugingo. Tuje rero uko turi twakire, tugiye kwiga ijambo ryawe, tubere umwigisha mukuru, Mwuka wawe rero dusobanurire ibyadutunganiriza gusa nawe, tukazaraga ubugingo buhoraho, ubiduhana n'abakunda bose, tubyambuje mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko twari tumaze kubivuga mu kanya, twongeye kubashima mwebwe muteze amatwi, tunashima Imana iyo yaduhaye ubu buryo bwo kuganira n'abantu benshi bari ku isi yose, mu migabane igize isi, haba muri Amerika, haba mu Burayi, haba muri Aziya, ndetse hano iwacu muri Afurika. Reka twese abakunda Imana turebe iki tubwira mu butumwa bwiza bw'ubwami yanditse mu nzandiko zera, kugira ngo twiteguze ubwo bwami tuzabubane mu iteka ryose. Tugiye kurebera hamwe ubutumwa bwiza duhereye muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 14, aho Yesu yavuze kimwe mu bimenyetso bizaranga yuko agiye kugaruka akajyana abo yacunguye. Tutandaguye ibimenyetso byinshi by'uko nitubibona tuzamenya ko ari hafi, ariko reka turebe icyo duhagazemo ndetse ni nacyo cyanyuma. Umurongo wa 14 arandika ati, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa bwiza bwabwirijwe mu isi guhera mbere na mbere mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishya. Reka tubanze turebe ubwo butumwa bwiza ubwo ari bwo. Bwabanje kubwirizwa na Yesu ubwe mu gice cya 4 cya Matayo. Niwe cyitegerezo cyacu cyo kububwiriza amahanga yose. Turasoma ku murongo wa 17, Matayo igice cya 4 umurongo wa 17, haranditse ngo, Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu ubwe yabwirijwe ubutumwa ateguza abantu kuzaba mu bwami bw'Imana buzabamo abantu bihannye, ariko mu bawubwirije cyane cyane ari abahanuzi, ari n'intumwa. Reka turebe intumwa Pawulo uko nawe yabwakiriye akanabubwiriza mu gitabo cy'Abakorinto mu gice cya 2, urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 2 n'ubundi. Ariko duhere ku wa mbere, haravuga ngo, nicyo gituma bene data ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga cyangwa mfite ubwenge buhebuje mbabwira ibihamya by'Imana,
kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo ari we Yesu Kristo wabambwe. Ngubwo ubutumwa bwiza. Yesu Kristo wabambwe niwe ubutumwa bwiza babwirijwe mbere na mbere n'abahanuzi. Yesaya yarabuhanuye avuga yuko mwari Mariya ukomoka mu muryango wa Dawidi azasama inda akazabyara umwana w'umuhungu. Ibyo tubisanga neza muri Yesaya igice cya 7 n'ubundi. Reka turebe uko yabivuze. Ku murongo wa 14 nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda azabyara umwana w'umuhungu amwite izina Emmanuel. Amata n'ubuki nibyo bizamutunga kugeza aho azamenyera ubwenge bwo kwanga ikibi agakunda icyiza. Ubwo butumwa ni ubutumwa bwiza bwatanzwe n'abahanuzi n'intumwa nk'uko mubyumvise. Ariko no mu gihe cyacu, muri iki gihe cyacu ubwo twegereje igihe cyo kugaruka kwa Yesu, dusanga abahanuzi ibyo bavuze bihamanya neza n'ibyo intumwa zavuze, natwe ubwacu tukabivuga ndetse n'abagorozi bakabivuga, guhera muri Aziya kugeza mu Burayi ndetse no muri Amerika, n'ubu muri Afurika bukaba bubwirizwa. Yesu nk'uko Yohana yamuhanuye nawe mu gice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa 3, atubwira ko Yesu yahozeho yitwa Jambo ry'Imana kandi ko yahoranye n'Imana nawe ari Imana, kandi ibyaremwe byose niwe wabiremye. Uwo yahoranye n'Imana rero reka tumurebe nk'uko Yohana abitwereka mu gice cya mbere n'ubundi. Umurongo wa 2 ngo uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ku murongo wa 14 haravuga ngo Jambo uwo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yohana yahamije iby'uwo avuga yeruye ati uwo niwe navuze nti uzaza hanyuma n'unduta kuko yahozeho ntarabaho. Munyamigani nawe Salomo nawe yamuvuzeho ahamya yuko yahozeho kandi ko ibyaremwe byose nta kitararemwe nawe. Imigani ya Salomo, reka turebe nanone mu gice cya 8 umurongo wa 22 harandika ngo Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye ataragira icyarema. Uhereye kera kose narimitswe, uhereye mbere na mbere isi itararemwa, ikuzimu hatarabaho naragaragajwe. Amasoko adudubiza amazi menshi ataraboneka, imisozi miremire itarahagarikwa, iyindi itarabaho naragaragajwe. Yari itararema isi no mu bweru, n'umukungugu w'isi utaratumuka. Igihe yaringanije amajuru nari mpari, igihe yashingaga urugabano rw'ikuzimu, mu gihe yakomereje ijuru hejuru, no mu gihe amasoko y'ikuzimu yahawe imbaraga, igihe yahaye inyanja urubibi rwayo kugira ngo amazi atarenga itegeko ryayo, kandi no mu gihe yagaragaje imfatiro z'isi, icyo gihe nari kumwe nayo, ndi umukozi w'umuhanga, kandi nari umunezero wayo iminsi yose. Ngahora nezerewe imbere yayo, kishimira mu isi yayo yaremewe guturwamo, kandi ibinezeza byanjye byari ukubana n'abantu. Yesu yahozeho, igihe kiragera aravuka nk'uko abandi abana bavuka, aza mu isi ayikuriramo, ayibabariramo, ayikoramo umurimo wo gukiza no gushaka icyari cyazimiye. Uwo murimo yarawukoze turabizi, nubwo yahanuye ko amaherezo ye atazaba meza, ariko nubwo kwari kubabazwa mu buryo bw'umubiri, umutima wo wari unezerewe kuko
icyo yari yaje gushaka yari yakibonye. Nawe nk'umuhanuzi yahanuye iby'urupfu rwe muri Matayo igice cya 20 umurongo wa 17 haratubwira ngo Yesu yenda kuzamuka ngo ajye i Yerusalemu, yihererana n'abo 12 ababwirira mu nzira ati, dore turazamuka tujye i Yerusalemu, umwana w'umuntu azagambanirwa mu batambyi bakuru n'abanditsi bamucira urubanza rwo kumwica, bazamugambanira mu bapagani bamushinyagurire, bamukubite imikoba, bamubambe, ku munsi wa gatatu azazurwa. Ibyo yari yarabihanuye kandi niko byagenze. Ibyo byamubayeho. Ariko Pawulo mu rwambere rw'Abakorinto avugana none ko Yesu yazutse, arabihamya umurongo wa 20 ngo ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye, kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Nkuko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Ariko umuntu wese mu mwanya we, ko Kristo ari we muganura, maze hanyuma aba Kristo bakazabona kuzuka ubwo azaza, nibwo imperuka izahera ko isohore, ubwo azashyikiriza Imana ubwami ariyo data wa twese, amaze gukuraho ingoma zose n'ubutware bwose n'imbaraga zose. Yarazutse rero, ntabwo yaheze ikuzimu, yanesheje urupfu n'icyaha, yazize ibyaha atakoze, ariko aranesha. Intsinzi yabaye yacu, izina rye rihabwa icyubahiro. Amen. Tugiye kureba umugabane wa nyuma ubwo butumwa bwiza, maze tubusesengure. Mbere cy'ibyakozwe n'intumwa, turareba umurongo wa 11. Maze kuzamuka mu ijuru, abamarayika yohereje abamarayika mu isi guhumuriza intumwa ze, barazibwira bati, bakiraramye batumbira mu ijuru akigenda, abagabo 2 barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza mu ncamake nubwo Yesu Kristo wabambwe, nk'uko tubisanga mu gitabo cyiswe Ellen White n'impano y'ubuhanuzi. Ku rupapuro rw'140 hatubwira ngo ubutumwa n'ubu ni Kristo wabambwe ku musaraba, nibwo bukwiriye kuba ubutumwa bwacu, igitekerezo cyacu, ihame ryacu, umuburo wacu ku banyabyaha, ihumure ku bababaye, byiringiro ku mwizera wese. Nituba tugeze ku mwanya wo gukangurira abantu inyungu yo guhanga amaso kuri Kristo, ibyo birababaje, ibyo birabaye. Tubahendahendere gukomeza gutumbira ntama y'Imana. Aya magambo yavuye mu busobanuro bwa Bibiliya volume ya 6 page y'1113. Rero ubutumwa bwiza ni Yesu Kristo wabayeho, akabambwa, agahangwa, akazuka, akajyanwa mu ijuru, akaba agiye kugaruka kujyana abo yacunguye. Muri make ubutumwa bwiza nubwo, ariko reka tugerageze kubusesengura neza, twumve icyo butumariye, twumve kubaho kwe icyo byatumariye, icyo urupfu rwe rwatumariye, icyo muzuko we watumariye, n'icyo ari kudukorera mu ijuru, n'uburyo agiye kugaruka maze akatujyana. Reka turebe igitabo cy'Abaroma. Pawulo yandikira Abaroma mu gice cya 5. Turahasanga ubutumwa bwiza, ari nabwo natwe tubwiriza, kuko niba turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, tugomba kugera ikirenge mu cy'intumwa, twuzuye umwuka nk'uw'intumwa, dufite kwizera nk'uko intumwa, n'imikorere nk'iy'intumwa. Ko niko kubaka ku rufatiro rw'intumwa. Mu gitabo cy'Abaroma mu gice duhere mu gice cya mbere umurongo wa 16, ariko duhere ku wa 14, aragira ati, Abagiriki n'abatari Abagiriki
abanyabwenge n'abaswa mbafiteho umwenda. Nicyo gituma ku bwanjye nshaka kubabwira ubutumwa bwiza namwe abari Roma. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako. Nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Ubu butumwa yabuvuze i Roma, mu Bugiriki n'ahandi hose, ariko ahamya yuko budakoze isoni kuko burimo imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa. Rero reka turebe muri cya gice nababwiye cya 5, turahasanga amahirwe azanwa no kwizera no gutsindishirizwa no kwizera. Nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Ubutumwa bwiza rero ntibukoze isoni, ahubwo burimo imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa, kandi ku kwizera kugatunga umuntu akabaho. Utagufite rero ariho atariho. Niyo mpamvu tugiye kureba gukiranuka guterwa no kwizera Yesu Kristo. Ibyo tugiye gukurikirana neza buhoro buhoro kugira ngo turebe ukuntu umuntu yakizwa binyuze mu kwizera Yesu Kristo gusa. Mu gice cya 3 cy'Abaroma, umurongo duhereye ku wa 21, haravuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa, kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizeye amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwahiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe. Ubwo Imana yabyihanganiraga kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ibikiranuka kandi itsindishirize uwizeye Yesu. Amen. Murumvamo ijambo gutsindishirizwa. Nta muntu ushobora gutsinda cyangwa se ngo atsindwe cyangwa ngo atsindishirizwe na avoka hatariho urubanza. Iki gihe turimo ni igihe cy'urubanza. Mu ndimi z'amahanga Bibiliya yakuwemo mu Giheburayo no mu Kigiriki, igihe cyo guca urubanza cyiswe Laodikiya. N'amagambo agabwemo kabiri, rimwe ryitwa Laos, irindi ryitwa Diakeos. Laos Diakeos cyangwa se Laodikiya, igihe cyo gucira abantu urubanza. Nicyo turimo, cyatangiye mu 844 nk'uko byari byarahanuwe na Danieli mu gice cya 7 uhereye ku murongo wa 9. Byahanuwe yuko iki gihe turimo cyatangiye muri uriya mwaka 844, imanza mu ijuru zaba zisuzuma ibyacu, imibereho yacu, intekerezo zacu n'ibikorwa byacu. Rero niba imanza zisuzuma ibyacu zaratangiye icyo gihe, niyo mpamvu natwe dukwiriye kwisuzumira mu ijambo ry'Imana kugira ngo turebe yuko dufite imico ya Kristo, niba kandi ibyo ibyanditswe bidushinja nk'uko Yesaya na Paulo babivuga yuko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Icyo gihe natwe tugomba kwisuzuma nk'uko ijuru dusuzuma, maze twasanga tudashyitse tubihishuriwe n'umwuka wera, kuko kwimenya tutakwimenya ubwacu keretse tubihishuriwe, hanyuma tugashaka uwatubabarira akatuburanira akadutsindishiriza. Nta wundi rero watsinze ni Yesu Kristo, niwe udutsindishiriza, kandi byanze bikunze gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Nibwo butumwa bwa marayika wa 3, ni nabwo butumwa bugiye guhitura iyi si Yesu akabona akagaruka. Rero reka dukomeze tureba
uko umuntu yatsindishirizwa mu rubanza kandi ariho urubanza kandi rumutsinda. Nta muntu n'umwe ukiranuka n'umwe, twese twakoze ibyaha. Kubw'ibyo rero kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ni ngombwa ngo urupfu rutugereho. Ariko si urupfu nk'uru nguru dupfa rw'ibitotsi, kuko gupfa k'umukiranutsi no gusinzira, ahubwo ni urupfu rw'iteka, ni urupfu rwa kabiri. Kugira ngo tururokoke rero nuko twakwisha muri Kristo atsinze urupfu agatsinda n'icyaha. Reka rero dukomeze tureba uko yadutsindishiriza. Nk'uko twavugaga ko tugiye gusesengura neza ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ayo magambo uko ari atatu tugiye kuyarebera hamwe, duhereye ku ijambo ryo kwizera. Kwizera ni iki? Pawulo yandikira Abaheburayo mu gice cya 11 yaranditse ati, kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Cyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ukaduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Pawulo yongera kubyandikira Abaroma mu gice cya 9. Twumve neza kwizera. Hari ukwizera kuzima no kwizera gupfuye, cyangwa se kutariko, kwa kundi kw'abadayimoni. Abadayimoni nabo barizeraga, ndetse ko batizeraga by'ukuri. Murebuka igihe Yesu yahuye n'umuntu urimo abadayimoni, bagahinda umushitsi bati, Yesu umwana w'Imana. Bizeraga ko Yesu ari umwana w'Imana uje kuturimbura igihe kitaragera. Bizeye yuko igihe nikigera bazarimbuka. Ntabwo ari uko kwizera gusabwa kugira ngo kudutsindishirize, cyangwa se gutume tubarwaho gukiranuka, cyangwa se dutsindishirizwe nako. Ahubwo reka turebe uko kwizera kuzima aho kuboneka hano mu gitabo cy'Abaroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 9. Ariko dusimukire mu gice cya 10 umurongo wa 10 n'ubundi. Kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Kuko ibyanditswe bivuga biti, umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Nta tandukaniro ry'umuyuda n'umugiriki, kuko umwami umwe ari we mwami wa bose, niwe ubereye abamwambaza bose ubutunzi. Kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Ariko si babandi Yesu yavuze ko abavuga ngo mwami ari bo bazajya mu bwami bwo mu ijuru, ahubwo ni abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Kubwo kumwizera bagakora ibyo ashaka. Bene uko kwizera ko mu mutima kw'imbere gutera kumvira, nko kwizera kuzima gutandukanye n'uko abadayimoni. Ni ukuvuga ngo ni ukwizera gukorera mu rukundo. Niko kwizera dutsindishiriza, kuko n'abatubanjirije barimo umukurambere Aburahamu mu gice cya 4 hatwereka uko yizeye Imana bikamuhwanirizwa no gukiranuka. Reka tuyasome umurongo wa 3, amagambo aheruka uwo murongo. Ni Abaroma igice cya 4 umurongo wa 3. Mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhwanirizwa no gukiranuka? Nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwanirira no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Nuko kwizera kuzima nk'uko Aburahamu yari afite, yizeye Imana ataragira umurimo akora n'umwe, kwa kwizera gutera kumvira yari agufite. Muribuka igihe Imana yamuteye kwa ngo nave mu gihugu cyabo,
aje mu gihugu Imana izamwereka, yarumviye aragenda atazi yaje. Muribuka Imana imubwira ngo naje gutamba Isaka umuhungu w'urukinege, yagiye kumutamba atiringiye intama, atiringiye ikindi gitambo, adatekereza ngo wenda haraboneka incungu. Yarumviye arakumva, kwizera kumutera kumvira, arakora, kwizera gutera gukora imirimo Imana ishaka. Reka rero turebe gutsindishirizwa. Babonye ko buri umuntu atsinda cyangwa se agatsindwa ari uko ari mu rubanza. Turimo turaburana n'umurezi wacu Satani, nk'uko ibyanditswe bivuga. Rero Yesu atubereye mu ijuru nk'avoka, kandi byanze bikunze abamwizera azabatsindishiriza. Reka turebe muri kino gitabo cyitwa Ihumure ry'abizera ni Yesu Kristo. Mu bice ku rupapuro rwa 10 aratubwira ngo nk'uko kwizera kubanzirizwa no kumenya ibyiringirwa, niko no gutsindishirizwa kubanzirizwa no gutsindwa. Wemejwe mu mutima no mu bwenge ko uri umunyabyaha, nubwo bimwe waba utarabikora, kamere niyo itera umunyabyaha gucumura uhereye akivuka, kuko icyaha cyabaye indemano bene Adamu bavukana. Nicyo gituma umuntu wese uhagaze imbere y'ubutabera bw'Imana buri mu mategeko yayo, ayo mategeko amuciraho iteka bitewe n'uko yayacumuye. Iyo yemeye gutsindwa, kumenya Imana bimubuza gucika intege. Kumenya Imana bimutera ihumure riri mu masezerano rihembura kwizera kwe, agasigara ateze amakiriro kuri Yesu, maze Yesu akishyira mu mwanya w'umunyabyaha, akamushyiraho imitwaro ye, akishyiraho ibyo wakoze, nawe ukiyitirira ibyo yakoze, ugasabwa kwizera ibyo yavuze, ukemera ko ari we yabikoreye, ugahamya ko Yesu yamaze kubiguha, ugasaba impano yo kwizera kubyakira, ugahera ko ukemera ko uyihawe, kuko nta mpamvu ibaho yakubuza kuyihabwa. Nibyo ibiranga kwizera nyakuri. Murumva rero hano hari ingurane. Ibyaha byacu tubimushyiraho, gukiranuka kwe tukakwiyitirira, kwizera tukaduhamiriza yuko byanze bikunze amasezerano ye adahinduka cyangwa se ngo abeshye. Ariko ako kanya umunyabyaha akaba atsindishirijwe nuko kumwizera, maze urubanza gucirwaho iteka, ubwihebe, gushidikanya bikamirwa no gukiranuka kwa Yesu wenyine, wemeye kwishyira mu mwanya w'umunyabyaha akamubera igitambo. Ibyo byose bigacecekesha ibirego by'umwanzi, tukaba dutsinze. Imana ishimwe cyane. Umunyabyaha atsindishirijwe bitewe no kwizera kwe, urubanza yiciragaho rugatsindwa akarutsinda, ubwihebe no gushidikanya bikamirwa no gukiranuka kwa Kristo. Ubwo Satani araceceka, akaba asa n'ufashwe bunyago. Iyo ucumuye ukababazwa nabyo, akubera igitambo. Wakwihana akaba umuhuza wawe n'Imana. Wabisabira ubyatuye, akishyiraho gukiranirwa kwawe. Wajya mu rubanza akakubera umurengezi. Wakwemera gutsindwa akagutsindishiriza. Uko niko gutsindishirizwa nyakuri guterwa no kwizera. Ubutumwa rero bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera si ikibwirizwa cy'ubuhanga, ahubwo ni ikibwirizwa kibanza kugira icyicaro mu mutima, kandi umuntu wese asabwa kugiramo inararibonye y'umwihariko. Arakomeza ati, kuko uwatsindishijwe aribura, akemera guta agaciro mu mwanya wo kwirengera guterwa n'inarijye, ariyitera ubwibone,
haboneka guca bugufi gukomoka ku mutima umenetse, akarata Imana imubereye byose mu buzima, akihisha mu butwari bwayo, akiringira ibyizamugezaho iyo idakomwa mu nkokora n'abantu na Satani. Rero ni uko gutsindishirizwa uko kuba tumeze, iyo twemeye gutsindwa byanze bikunze gutsinda ku bukwacu, iyo twishe muri Kristo ntateka twacirwaho. Iyo tumwihishemo amateka akadushaka ko n'ubundi ari umushinjacyaha, amateka akatubura, hakaboneka gukiranuka kwa Kristo, ubwiza bwe akaba aribwo bugaragara gusa, tugatsinda bityo. Noneho reka turebe kwizera mu ncamake icyo ari cyo. Kwizera ni ukumenya kandi ukakira ubuntu bw'Imana. Kwizera twasanze ari ukumenya ibyiringiro udashidikanya ko bitazabura kubaho. Ariko hano harasesenguye neza, uyu mwanditsi yarakoze arandika ati kwizera ni ukumenya kandi ukakira ubuntu bw'Imana. Turaje turebe ubuntu icyo ari cyo, ariko reka dukomeze twumva kwizera mu buryo busesenguye. Imana yateganije ibyo kurengera umunyabyaha mu buryo buhagije. Yateganije kumukura mu biganza bya Satani idakoresheje intwaro zikomeye. Izo ntwaro zigera ku munyabyaha zinyuze mu buntu bwayo bugaragarira mu kuturinda, mu kudutunga, mu kutugoboka, mu kuducungura no mu kutubabarira. Umuntu akabugezwaho no kwizera. Kubyibazaho, kubishimira Imana kandi ukanyurwa nabyo, nizo mfatiro zikomeye zo kwizera. Kwizera gufite imfatiro zikomeye arizo izo. Reka tuzisubiremo. Iyo umuntu yemeye ubuntu bw'Imana akabusobanukirwa, akabwemera, akabyiyitirira, ibyo nibyo byitwa kwizera. Iyo umunyabyaha avuze ati ni umunyabyaha, adakoresheje imvugo rusange imenyerewe, ahubwo akoresheje kubyihamya abyeretswe n'ijambo ry'Imana. Rero iyo umuntu yegamiye izo ntwaro zigera ku munyabyaha zinyuze mu buntu bw'Imana, bugaragarira mu bintu bikurikira: kuturinda, kudutunga, kutugoboka, kuducungura no kutubabarira. Ibyo tukabigezwaho no kwizera. Kubyibazaho, kubishimira Imana kandi ukanyurwa nabyo. Medita mugani w'Abafaransa, ukabimedita, ukabitekereza, ukanyurwa nabyo kandi ukabishimira Imana. Ibyo byitwa imfatiro zikomeye z'ubu kwizera. Reka twihute turebe yuko kwizera kuri mu mutima. Iyo kugeze mu mutima haboneka iki? Iyo uko kwizera kugeze mu mutima w'umuntu, niko kumuha ubwenge bwo kumenya gutandukanya kwizera nyakuri no kwizera kurwaye, kwemera ibyo udashoboye kuvuguruza, kwiyiringira ubitewe n'igishyika n'ubwaka butera kwigerezaho. Umutima habamo ubwo bumenyi, ukamenya ngo kwizera nyakuri ni uku, kwizera kuzima ni uku, uku guhimbano ni uku. Kwizera kurwaye cyangwa se kwemera ibyo udashobora kuvuguruza ukabyemera. Niba Imana yaravuze ngo n'ibyo handitswe ngo nta cyayihindura, ntigira igicucu cyo guhindura. Impamvu ari ngombwa kumenya ibi ni ukugira ngo bituvane mu kajagari ko kwizera kwivangavanze mu by'iyobokamana muri iki gihe cya none. Ibi nibyo bizakura abantu mu rujijo, kugira ngo bashishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakabwiza iteka ryose. Dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo ry'Imana. Abaroma 10:17. Rero reka turebe n'ijambo ubuntu. Ubuntu se ni iki? Ubuntu twagiriwe bugeretse ku bundi. Reka turebe kuri urupapuro rwa 24 rw'iki gitabo. Ubuntu ni ukugira neza kw'Imana.
kugira neza kw'Imana twatugezeho maze ikatuburanira ikadutsindishiriza ubwo umwanzi yaregaga ashega yuko aba bantu bakoze ibyaha bagomba kuba abe nk'uko tubisanga mu gitabo cy'intambara ikomeye. Turaje naho tuhasome turebe, ariko reka twumve umuntu icyo ari cyo. Intambara itagaragara y'uburinzi Imana igirira umuntu niyo ikumira ibitero n'imigambi mibisha umwanzi Satani afitiye umuntu. Gutsinda Satani bihesha Imana ishema. Iyo wemeye ko ikurwanirira birayinyura kuko idateze gutsindwa na Satani. Ikorera kugarura umuntu wazimiye ngo agaruke abo wayo. Ntirakazwa n'ibyo dukora tutabizi kuko izi ko imbaraga z'ikibi zitahakomotse ku muntu. Ubwo burinzi butagaragara nibwo buntu bw'Imana. Imana ishimye cyane. Uburinzi bw'Imana butagaragara, kugira neza kwayo kwayiteye kutobora ibyaha twakoze tutaranabaho. Ibyo twakoreye muri Adamu yarabitubabariye, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Amen. Uburinzi bwayo butagaragara nibwo buntu bwayo. Ubuntu ni ukwitabwaho uwazimiye agirirwa atarabikwiriye. Kuba turi abanyabyaha, Imana ntidukingirana ngo twe gushyikira imbabazi zayo. Ubuntu nibwo igaragarizamo urukundo rwayo mu gushaka kudukiza. Ubuntu ni umwete n'urukundo Imana inyuriramo ngo igoboke umuntu utabikwiriye. Ingero: kugoboka umukene waya ibye, kurinda ubuzima bw'ababi, kwihanganira uhora acumura, kurinda ubutunzi bw'abanzi bayo, kugeza ukuri ku batagushaka, ubwihisho itegurira abiyemeje kugirira abandi nabi, ibisubizo byiza iha abayisenga mu bujiji, koroshya inzira y'abayigana, kwemerera umuntu kugira uruhare mu murimo wayo, kwihanganira abinangiye imitima. Rero uzarimbuka azaba apfuye yizize, nta rwitwazo azaba asigaranye ku Mana. Ikitakoze ni iki se? Ntacyo rwose yatugiriye ubuntu, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Amen. Rero bavandimwe, twasesenguraga ingingo zigize ubutumwa bwiza. Reka dukomeze tureba noneho mu gitabo cy'intambara ikomeye nk'uko twabibabwiye. Turebe ihuriro ry'ubwo buntu n'amategeko. Tugiye kureba ihuriro ry'ubwo buntu n'amategeko. Pawulo we yandikira Abaroma yaravuze ngo, yarabajije ati ese dukora ibyaha ngo ubuntu busage? Amategeko. Mu gitabo cy'Abaroma mu gice cya 6 hari ijambo rivuga ngo, nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Ntibikabeho. Mbese twebwe bapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Muzi yuko twese ababatijwe muri Yesu Kristo twabatijwe no mu rupfu rwe. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aho ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Icyaha ni ukwica amategeko. Rero ntabwo twakwica amategeko ngo nuko twagira ubuntu. Ntabwo umuntu buduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Rero reka turebe ahubwo aho ubuntu buhuriye n'amategeko, cyangwa se uko byuzuzanya. Mu gitabo cy'intambara ikomeye ku rupapuro rw'191 urumva amagambo Wesley yanditse. Aravuga ati, n'isuri ya 3 aho Wesley yavuze ubwuzuzanye ndakema bw'amategeko n'ubutumwa bwiza. Yaravuze ati, kubw'ibyo rero
hariho isano ikomeye hagati y'itegeko n'ubutumwa bwiza umuntu yasobanukiwe. Uruhande rumwe amategeko ahora tuyobora ku butumwa bwiza kandi arabutwereka. Urundi ruhande ubutumwa bwiza buhora butwerekeza kurushaho gusohoza amategeko mu buryo nyabwo. Urugero nuko amategeko adusaba gukunda Imana, gukunda bagenzi bacu, kugwa neza, kwicisha bugufi no kubonera. Twiyumvamo ko ibyo bintu tutabishoboye. Ni ukuri ko ari ibintu bidashobokera umuntu, ariko tubona isezerano Imana idusezeranira yo kuduha urwo rukundo rwayo no kuduhindura abicisha bugufi, abagwa neza n'intungane. Biriya bintu birakomeye cyane. Amategeko ibyo asaba birakomeye. Ni nayo mpamvu turi buze kureba mu kanya uko Satani yasize ibirego mu ijuru yuko amategeko Imana yatanze ari amananiza, yuko itwaza igitugu, ariko ibyo birego byakuwemo nuko Yesu yaje mu isi yambaye umubiri wa kimuntu, umubiri umunyantege nke, yambaye kamere y'umuntu, ariko agatsindira muri uwo mubiri kugira ngo biriya birego bibashe kuba imfabusa. Yaje yambaye umubiri w'umuntu kugira ngo abatwarwa na kamere y'umubiri babashe gutsindishirizwa. Arakomeza ati twishimikiriza kuri ubu butumwa bwiza, kuri iyo nkuru nziza tugenzerezwa uko ukwizera kwacu kuri, kandi ubutungane bw'amategeko busohorezwa muri twe kubwo kwizera Yesu Kristo. Kwera kw'amategeko gusohorezwa muri twe kubwo kwizera Yesu Kristo. Kristo arakomeza ati ku ruhembe rw'imbere rw'abanzi b'ubutumwa bwiza hari abantu bacira urubanza amategeko ku mugaragaro mu buryo bweruye kandi bakayatuka, bakigisha abantu kwica amategeko cyangwa se guhindura ubusa, gukerensa, gukuraho inshingano afite. Bitari itegeko rimwe gusa ryaba iryoroheje cyangwa irikomeye cyane, ahubwo yose uko yakabaye. Igitangaje cyane mu bintu byose biba muri ubu buyobe bukomeye ni uko ababuguyemo bizera mu by'ukuri ko bubaha Kristo, nyamara bakuraho amategeko ye, kandi ko berereza umurimo we ariko basenya inyigisho ye. Mu by'ukuri kubaha Kristo nk'uko Yuda yabigenje ubwo yavugaga ati mwigisha ndakuramutsa, maze akamusoma. Bityo Kristo ashobora kubwira buri wese muri bo ati uragambanira umwana w'umuntu ukoresheje kumusoma, kuvuga iby'amaraso ye maze ukamwambura ikamba rye no kwirengagiza umugabane uwo ari wo wose w'amategeko ye witwaje kwamamaza ubutumwa bwe. Ntaho bitaniye no kumugambanira umusoma. Rero tugomba kwitonda, nta gace naka tugomba gukuraho ko mu mategeko, kuko Yesu ubwo yarabyivugiye mu gice cya 5 cya Matayo umurongo wa 17 aho yavuze ati nitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe, sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza. Accompli, yabisohoreje mu mubiri yari yambaye, ariko afite kwizera, afite imbaraga yahora agasaba Data wo mu ijuru, kuko natwe ubwacu ni yacu. Rero reka twihute turebe ahandi atubwira ibyo Yesu atumariye mu ijuru. Ku rupapuro rwa 251 itangazo abigishwa bari baravuze mu izina rya Yesu ryari ry'ukuri mu ngingo zaryo zose, kandi ibyo byerekezagaho byasohoraga muri icyo gihe. Ubutumwa bwabo bwari ubu ngo igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi.
iherezo ry'igihe aricyo gihe cy'ibyumweru 69 byo muri Daniyeli 9 byagombaga kugeza igihe cyo kuza kwa Mesiya wasizwe. Kristo yasizwe n'umwuka wera akimara kubatizwa na Yohana Umubatiza muri Yorodani, kandi ubwami bw'Imana bari baravuze ko buri hafi bwatangijwe n'urupfu rwa Kristo. Ubwami ntabwo bwari ubw'isi nk'uko bari barigishijwe kwizera, nta nubwo kandi bwari ubwami butegerejwe kuzaza butazashira, aribwo buzimikwa igihe ubwami n'ubutware n'icyubahiro cy'ubwami bwose buri munsi y'ijuru bizahabwa ubwoko bw'abera bisumba byose. Bwa bwami buzahoraho iteka, aho ubutware bwose buzajya buyikorera kandi bukayumvira. Iyo mvugo ngo ubwami bw'Imana yakoreshejwe muri Bibiliya ikoreshwa havugwa ubwami bw'ubuntu n'ubwami bw'ubwiza. Pawulo avuga iby'ubwami bw'ubuntu n'iby'ubwami bw'ubwiza mu rwandiko yandikiye Abaheburayo, amaze kuvuga iby'uko Kristo ari we muhuza w'umunyampuhwe ubasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu. Nyuma Pawulo aravuga ati, nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Intebe y'ubwami y'ubuntu yerekana ubwami bw'ubuntu, kuko kubaho kw'intebe y'umwami bivuze ko hariho ubwami. Mu migani myinshi yaciye, Kristo yakoresheje imvugo ubwami bwo mu ijuru ashaka kwerekeza ku murimo ubuntu bw'Imana bukora mu mitima y'abantu. Niyo mpamvu hano Pawulo kimwe n'abandi ingaruka yavuze aho ubwami bw'ubuntu bukorera. Bitonde maze twumve neza kandi tumenye yuko ari ibyacu kwakira ubwo bwami mu mitima yacu. Luka igice cya 17 umurongo wa 20 atwereka aho ubwami bw'ubuntu bukorera. Aravuga ati, abafarisayo baramubaza bati, ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arabasubiza ati, ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, kandi ntibazavuga bati dore ngubu cyangwa bati nguburiya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Ubwami bw'Imana buri hagati muri twe, buri mu mitima yacu. Bwatangiye ryari? Bwimitswe ryari? Reka turebe igihe bwimikiwe. Muri ubwo buryo rero intebe y'ubwami y'ubwiza ihagarariye ubwami bw'ubwiza, kandi ubu bwami bwavuzweho mu magambo ya Yesu agira ati, umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanuye nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Ubu bwami burategerejwe, ntabwo bushobora gushingwa keretse gusa igihe Kristo azaba agarutse. Ubwami bw'ubuntu bwimitswe kuva umuntu akimara gucumura. Igihe inama y'agakiza yo gucungura inyoko muntu yari yacumuye yafatwaga, kuva ubwo niho yabayeho mu migambi y'Imana no kubw'isezerano ryayo, kandi kubwo kwizera yagombaga kugirira abantu akamaro. Nyamara kandi ubwo bwami bari butarashingwa mu by'ukuri kugeza igihe Kristo yapfiraga ku musaraba. Na nyuma y'uko yinjira mu murimo wamuzanye ku isi, umukiza yashoboraga gusubira inyuma, yemere kuba igitambo i Karuvali bitewe no kuremererwa no kwinangira imitima no kudashima by'abantu. Ari Getsemani, ukuboko kwe kwahinze umushitsi kubwo igikombe cy'umubabaro yari afashe. Icyo gihe yashoboraga kwihanagura ibyuya by'amaraso byatembaga mu maso he, maze akareka abanyabyaha bakarimbukira mu byaha byabo. Yajya gukora atyo, gucungurwa kw'abantu bacumuye ntikuba kwarashoboye kubaho. Ariko ubwo umukiza yemeraga gutanga ubugingo bwe maze agataka ubuheruka agira ati, birarangiye. Inama y'agakiza yari isohoye, isezerano ry'agakiza ryari ryahawe ababyeyi bacu ba mbere bamaze gucumura mu murimo wa Edeni ryarasohojwe. Ubwami bw'ubuntu bwari bwarabayeho mbere hose mu buryo bw'isezerano ry'Imana, icyo gihe bwarahanzwe. Bityo rero urupfu rwa Kristo, ikintu abigishwa bafataga ko ari iherezo ry'ibyiringiro byabo,
ahubwo nirwo rwahamije ibyo byiringiro by'iteka ryose. Rero wenda twerekera no ku musozo, ubwo bwami bw'ubuntu bwimitswe icyo gihe, ubu ababufite mu mitima yabo bayoborwa n'umwami w'ubuntu, kandi nibo bazabasha gutura mu bwami bw'ubwiza. Reka twifashishe igitabo cy'Abaroma, ahubwo Mariko igice cya 9, turebe uko ubwo bwami bwagaragaye mu nyabutatu yabwo izaba igize ubwo bwami, mu gice cya 9 twerekera no ku musozo. Umurongo wa mbere tugeze hariya ku wa 3 arababwira ati ndababwira ukuri yuko abangaba bahagaze hano harimo bamwe bazabona ubwami bw'Imana buzanye ububasha batarapfa. Reka tubarebe abo yavuze, abo abagomba kuzabona ubwami bw'Imana batarapfa. Kabiri, nuko iminsi 6 ishize Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohana bonyine abageza mu mpinga y'umusozi muremure. Umubiri we ihindukira imbere yabo, imyenda ye irabagirana yera de, kandi nta mumeshi wo mu isi wese wabasha kuyeza atyo. Maze Eliya na Mose barabonekera bavugana na Yesu. Inyabutatu y'ubu bwami bw'iyo abo yavuze ko ubu bwami bazabubona batarapfa nabo uko ari 3. Turifashisha igitabo cyiza cyitwa Wifuzwa ibihe byose, ku rupapuro rwa 357 haratubwira ngo noneho Mose ahagarara ku musozi ngo abe umuhamya wo gutsinda kwa Kristo, anesha icyaha n'urupfu. Yari aho ngaho ahagarariye abazasohoka mu bituro ubwo abakiranutsi bazazuka. Ariko umusozi bagiye gusenga ku musozi bakesha ijoro uko ari 4, intumwa 3 na Yesu wa 4, bagiye kubona babona umusozi urarabagiranye cyane, haboneka amashusho y'abantu 2 na Yesu wa 3. Kansubiremo, Mose yari aho ahagarariye abazasohoka mu bituro ubwo abakiranutsi bazazuka. Eliya wajyanwe mu ijuru adapfuye yari ahari ahagarariye abazasangwa ku isi ari bazima ubwo Yesu azabagarutse, maze bagahindurwa mu kanya gato nk'ako guhumbya ubwo Imana y'Uwiteka izavuga, maze uyu mubiri upfa ukambikwa kudapfa n'uyu mubiri ubora ukambikwa kutabora. Yesu yari yambaye umucyo w'ijuru, ari hagati yabo yari yambaye umucyo w'ijuru, asa nk'uko azaba ameze igihe azagaruka ubwa kabiri, atazanywe no kwitambira ibyaha, ahubwo azaniye agakiza abamutegereje. Kuko azaza afite ubwiza bwa se n'ubw'abamarayika. Uko niko isezerano yasezeraniye abigishwa be ryasohoye. Ubwami bw'icyubahiro bw'ahazaza bwerekanirwa ku musozi mu ipica ntoya. Kristo ari umwami, Mose ashanya abera bazutse, naho Eliya we agereranya abera bazahindurwa. Rero bavandimwe bacu muduteze amatwi, icyo twabifuriza ni ukuzaba muri ubwo bwami, kandi byanze bikunze intwarane zigomba kubigishamo imbaraga. Reka tutarasoza tubashime kandi tubararikira kuzaba muri ubwo bwami ubwo yavugiye mu kanwa ka Matayo n'ubundi. Reka turebe mu gice cya 25.
umurongo wa 31 aratubwira ngo umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe amahanga yose azateranirizwa imbere ye abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene intama azazishyira iburyo bwe naho ihene azishyire ibumoso umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha muragwe ubwami bw'abatunganirijwe uhereye kurema ku isi. Imana idufashe muri aya masaha kugira ngo duharanire kuzaba muri ubwo bwami, kugira ngo igihe nikigera tuzasanga twarakiriye Yesu nk'umukiza wacu bwite. Adufashe rero muri uyu mwanya kugira ngo tumutunge mu bugingo bwacu, atubere umwami n'umukiza wacu, kandi igihe nikigera tuzimana nawe mu bwami bwe. Niyo masengesho mbasabiye kandi nanjye ngisabira Imana izaduhuze muri ubwo bwami tuzabamo iteka ryose. Bisabye mu izina rya Yesu. Amen.